abari baragutaye baragaruka, ineza y'Imana yikugezeho, uburwayi burakira, ineza y'Imana yikugezeho, za diyabete zirahagarara, ineza y'Imana yikugezeho. Haleluya, komera Imana amashyi. Umuntu wamukorera neza akagushima, umuntu wamukorera neza akakurwanya. Haleluya, ndetse banakibagirwa ineza yawe, ariko Uwiteka aravuze ngo kuko yoroheje mu mutima. Haleluya, hari abantu ugomba kwigiraho, ugomba kwihanganira muri urwo rugo rwawe, ugomba kwihanganira muri ubwo burwayi, ariko Uwiteka aravuze ngo wowe urushe n'uremerewe, ngo nimuze musange ndabaruhura, ngo kandi ngo munyigireho kugwa neza. Ineza yawe izavuga. Igihe nikigera, isaha nigera, nubwo bagutega igihe, nubwo bakurwanya, nubwo bavuga ko bidashoboka, Uwiteka aravuze ngo aje kukuruhura. Haleluya, ngo hari igihe ubona bicitse ndetse inama bazipanze, inshuti zawe n'imiryango bakagutera umugongo, niba bure kukubwira yuko ejo utazaramuka, nawe ujye ubabwira yuko Imana ibarusha amaboko, n'ubutari ubu bwarakeye n'ejo uzaburi. Kuko woroheje mu mutima Olivier, kuko woroheje mu mutima Janvier, we kuko woroheje mu mutima wowe unkurikiranye, birasaba kwiyorosha, ukava mu gupanika, ukiyorosha, ukavuga ngo mwami ni wowe ubizi. Yes, reka basuze nizere ko mumeze neza nk'umuherereye mu ntara enye zigize igihugu cyacu, suze bwoko bw'Imana muherereye muri iyi si dutuyemo, isi ibamo ibinyabuzima cyangwa se abantu bavuga cyangwa se abantu bahuje ubumwe ndetse bahuje ubumana. Uyu munsi wa none naje gushaka Evangeliste Sibomana Janvier. Byari bigoye ariko byarangiye duhuye. Muraho neza? Muraho neza papa. Abakuru iminsi meza harashize igihe kinini cyane, ariko nikisi kubera isi tuganishije niho tujya. Nuko muhamagaye yarambwiye ati ngwino nkwereke ahantu havugirwa ijambo ry'Imana cyangwa se umwuka wera, handi bamuvugira abantu bakamwumva. Turi ahantu hibanga, ahantu sunavuga gute, ni ahantu ku musozi mwiza pe, mwiza cyane. Nanjye nifuza yuko mwazahamagara Evangeliste nyuma mukaganira, akaba yabahazana cyangwa se namwe ubwanyu akabaharangira, kuko nanjye nahageze numva umutima wanjye uraruhutse. Amina kandi cyane. Haleluya. Reka mwifuriza igitondo cyiza, abandi mwifuriza umugoroba mwiza wobyutse, umugoroba mwiza wowe uri kwitegura kuruhuka cyangwa se nawe uvuye mu kazi, ubwire ngo akazi wakoze neza. Ugomba gushimira umuntu mu gihe yakoze, wakoze neza. Nawe ugiye kujya akazi ubwire ngo akazi keza. Sibyo? Nanone nifurize ibihe byiza abana batoya, abanyeshuri bari ku mashuri babasha kutubona cyangwa se bazatubona, babwire ngo Uwiteka arabakunda kandi buriya gushaka no gushobora. Icyo muzashaka mu izina ryanjye nzakibaha. Niko muri ibyo handitse, kandi niko niryo jambo ngiye burangigenderaho. Njya mvuga yuko icyo umurimo werekejeho, imirimo werekejeho amaboko niyo izaguhembera, kandi yaravuze ngo nzasuka umugisha mu mirimo y'amaboko yawe. Amen. Ubwo uri kumva yuko udakora ntakarye. Iyo ni ijambo abisi bavuze, ariko no muri umugisha uri mu gukora. Umugisha uri mu gukora. Ubwo udakora wawukura hese? Bisaba kujya nimba ugahinga ugategereza ko ibishyimbo bimera bikanera. Urumva umugisha uri muki mu mirimo y'amaboko yawe, kandi biranaharanirwa cyane. Yes, ni Olivier wanyu, iyi ni N1 TV ndetse na Mukasa TV. Nkubwire ngo ushaka ahantu heza ho kuba waruhukira cyangwa se ho kuba waserebura n'umuryango wawe, wagana Byose Guest House. Bafite muri kimwe cyose wumva wifuza, cyaba icyo kurya, icyo kunywa, igisembuye ndetse n'ikidasembuye. Wahagana ndetse cyane nawe ufite amakwe, nawe ufite inama, anniversaire, gusohokana umuryango. Ni ahantu heza kandi hatuje cyane. Muraho neza? Muraho neza nanone. Twagarutse mu ijambo ry'Imana. Yego Olivier, Imana ishimwe. Harashize igihe kinini tutabonana cyane. Benshi banyandikira ngo ati se wagaruye Evangeliste. Yes, nanjye ndabasuhuje mu izina ry'Imana n'Umwana n'Umwuka Wera, aho ngaho uri amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, ndetse n'abari hanze diaspora
ndabasuhuje abakozi b'Imana ho muri hose, abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje. Amen. 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 Ntabwo nagutindira, reka tukureke utugezeho ijambo ry'Imana cyangwa se ijambo ry'ihumure. Ikiganiro cyacu twari twateguye cyari murekure agende, mu buhoro agende. Nubwo twagiye tubona, ariko sinzi niba aricyo urakomeza. Gusa nge nagize amatsiko y'ikintu ugiye kubabwira. Reka tuguhe ikaze. Murakoze cyane, nongeye kubasuhuza bakunzi b'ikiganiro cyacu mu buhore agende. Haleluya. Aho uri hose ongeza volume yawe, wicaye mu ntebe mbese ese uri muri office, uri mu kazi, hari ijambo Imana yohereje ku buzima bwawe bije guhindura amateka. Tujye gusoma ijambo ry'Imana turi busange muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28. Haravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Kugira ngo amen. Mbese aho ngaho uri mu rugo iwawe, aho ngaho uri ni akazi, umva uko Uwiteka Imana avuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mbese muri iki gitondo, mbese muri uyu mugoroba ukeneye kuruhurwa n'Imana. Haleluya. Niko yabwiye Mose, avuga ngo Mose komeza ugende, hari aho ukeneye kugera, hari ibyo ukeneye kwinjiramo, hari umugisha ukeneye kwinjiramo. Uruhijwe n'ibiyobyabwenge, uruhijwe n'ubusambanyi, uruhijwe n'ubusinzi, umva uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo yemwe wowe Janvier, wowe unkurikiranye, wowe aho ngaho wicaye, Uwiteka aravuze ngo yewe we urusha uremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Haleluya. Nta bundi buruhukiro ni muri Yesu, nta bundi buzima ni muri Yesu. Wakomeye Imana amashyi. Haleluya. 29 havuze gute? Haravuze ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Ese nawe ukeneye kuba umugaragu? Ntabwo mvuze umugaragu wa muntu, ahubwo mvuze umugaragu w'Uwiteka. Ese nawe ukeneye kuba umugaragu w'Uwiteka? Mbese aho ngaho uryamye muri aya masaha, Uwiteka Imana wamwemerera ukatura aho ngaho uri, Uwiteka Imana arakukugirira neza. Haleluya. Aravuze ngo waba mugaragu wanjye uwo uruhijwe n'uburwayi, uruhijwe n'amadeni, uruhijwe n'ibibazo. Arakuvuze ngo yewe we urusha uremerewe ngo nimuze munsange ndabaruhura, ngo mwemere kuba abagaragu banjye, ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza. Haleluya. Nta wundi waguha amahoro mama, nta wundi waguha igisubizo mama, ndetse n'inshuti zakuvaho. Ariko Yesu aravuze ngo niwe woroheje mu mutima ngo kandi ugwe neza. Ineza yawe igivuga sha, ineza yawe igihindura amateka nshuti wanjye. Ineza y'Imana yikugezeho, abari baragutaye baragaruka. Ineza y'Imana yikugezeho, uburwayi burakira. Ineza y'Imana yikugezeho, za diabete zirahagarara. Ineza y'Imana yikugezeho. Haleluya. Komera Imana amashyi. Umuntu wamukorera neza akagushima, umuntu wamukorera neza akakurwanya. Haleluya. Ndetse banakibagirwa ineza yawe, ariko Uwiteka aravuze ngo kuko yoroheje mu mutima. Haleluya. Hari abantu ugomba kwigiraho, ugomba kwihanganira muri urwo rugo rwawe, ugomba kwihanganira muri ubwo burwayi. Ariko Uwiteka aravuze ngo wowe urushe n'uremerewe ngo nimuze munsange ndabaruhura, ngo kandi ngo munyigireho kugwa neza. Ineza yawe izavuga. Igihe nikigera, isaha nigera, nubwo bagutega igihe, nubwo bakurwanya, nubwo bavuga ko bidashoboka, Uwiteka aravuze ngo aje kukuruhura. Haleluya. Ngo hari igihe ubona bicitse ndetse inama bazipanze, inshuti zawe n'imiryango bakagutera umugongo. Niba bure kukubwira yuko ejo utazaramuka, nawe ujye ubabwira yuko Imana ibarusha amaboko, n'ubutari ubu bwarakeye n'ejo uzaburi. Kuko woroheje mu mutima Olivier, kuko woroheje mu mutima Janvier we, kuko woroheje mu mutima wowe unkurikiranye. Birasaba kwiyorosha, ukava mu gupanika ukiyorosha,
ukavuga ngo mwami ni wowe ubizi. Haleluya. Muri uyu mugoroba mwifurije kwiyoroshya. Umugabo yataha akakubuza amahoro, umugore ndetse nawe watubuza amahoro, ndetse nawe ibiyobyabwenge byakubujije amahoro. Uwiteka Imana avuze ngo nimuze, yemwe abakobwa, abahungu, abasore, abakomeye n'aboroheje, Uwiteka avuze ngo muze musange ndabaruhura. Nta bundi buruhukiro, uburuhukiro ni muri Yesu. Nta yandi mahoro, amahoro ari muri Yesu. Nta handi akazi kari muri Yesu. Nta handi urugo ruri muri Yesu. Horobo shantorere bobo. Haleluya. Ubuzima nyabuzima buri muri Yesu. Niwe waremye ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga ngo ntago azagira ubwoba, ngo ndetse azafashwa no gusenga. Uko gusenga kwawe, haleluya, uko gusenga kwawe Yesu aramanutse. Uko gusenga kwawe Yesu ahinduye amateka. Yesu aramanutse, aje gukiza indwara, aje guhindura amateka. Akira igitangaza cyawe mama, akira umunezero wawe papa, akira umunezero wawe aho ngaho, akira gukira uburwayi umaranye igihe. Oh, tayize monestai, uyu murimo w'Imana izawuguhembera ni utagwisari. Uwo murimo ukora, ushyigikira amavuta yacu, ukukora like, ukunguka sharing, ukunguka utera comment, Uwiteka Imana aje kuguha umugisha. Wakomeye Imana amashyi. Ukifungura televiziyo yawe, ugifungura telefone yawe, aho uri kundebera hariho hose, Uwiteka Imana ugikora like, Uwiteka Imana aguhaye umugisha. Utugikubitana amaso, akira umugisha mu izina rya Yesu, akira umutekano mu izina rya Yesu, akira uburinzi mu izina rya Yesu. Yaravuze ngo naho abarinzi barinda, ngo Uwiteka we, ngo Uwiteka atarinze, abarinzi barindira ubusa. Haleluya. Ndagushimye mwami ko hari abantu babonye uburuhukiro. Ndagushimye muri umugore ko abantu bari gukira indwara. Oh totaya mabashandorererebo. Oh Yesu we, ndakumva utanga ubuzima, ndakumva uhindura amateka, ndakumva ukiza abarwayi, ndakumva utanga amahoro yo mu mutima, ndakumva icubahiro cyawe kimanuka muri aya materaniro. Akira Yesu we, ropaidezi ministai, ngo Uwiteka ngo wibuke uko bameze, ngo wibuke isezerano wasezeranye n'umuntu udukurikiranye, wibuke isezerano wasezeranye n'umuntu udukunda, wibuke isezerano wasezeranye umuntu ukunda ikiganiro mu Bohora Agende, wibuka isezerano wasezeranye na Janvier. Ayiwe, Imana nireba uburanga mama, Imana nireba ubwiza, ntabwo ireba ahubwo ireba mu mutima. Ngo Dawidi atorerwa kuba umwana kuko Uwiteka Imana yararebye mu mutima. Uwiteka Imana aje kuguha uburuhukiro mu mutima. Uwiteka Imana aje kuguha ubuzima. Uwiteka Imana aje gukije diabete muri aya masaha. Uwiteka Imana akweshiye ideni. Uwiteka Imana aguhaye kubaka urugo rugakomera. Uwiteka Imana agaruye icyubahiro. Akira uburuhukiro. Icyo usabwa gusa ni ukwiyoroshya, Uwiteka Imana akugezeho. Icyo usabwa gusa ni ukuca bugufi, Uwiteka Imana aje kugukiza. Roto paize ministai, ndakumva Nyiringabo Imana, ndakumva ijambo ryo muri Matayo aravuga ngo habaho igishitsi cyinshi, ngo kuko marayika w'Uwiteka Imana ayiwe ngo wari umanutse ngo birindure igitare. Igitare cyari kiri kuri muntu wese udukurikiranye, kibirindure mwana. Urakoze kukibirinduye. Niko turi gusenga muri aya materaniro, muri iyi minota, muri aya masengesho, dusengeye abaturanyi bacu ba Kongo, dusengeye imbaraga z'abantu mu izina rya Yesu. Inshuti zananirwa, abavandimwe bananirwa, ariko turabakweretse mwami ngo bazamure, ubazamure. Wibuke isezerano wasezeranye nabo, wibuke isezerano wasezeranye n'Abanyarwanda. Ni ukuri barabivuze ngo Imana yirirwa handi igataha i Rwanda. Ndagushimye ko hari amavuta umanuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndagushimye ko hari uburinzi umanutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndagushimye ko hari ibihumbi n'ibihumbi bitapfukamiye Bayali. Rote bonesire benesta. Urakoze Kristo. Ukugenderera andi n'abandi bose nanjye ntusige. Urakoze ko mvishe gusenga kwacu. Urakoze ko amavuta yawe adutembyeho, kandi tukaba twije kukwigiraho kugira ngo imitima yacu ikomeze ihugukire ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Pastor. Oui. Murakoze cyane. Thank you. Mwije uko ijambo riravuga ngo mu Bohora Agende. Mu Bohora Agende. Aricyo kiganiro cyacu. Mu Bohora Agende. Evangeliste Sumana Janvier mu kiganiro mu Bohora Agende. Urumva? Hanyuma kuko bundi manu uko ngo evangeliste nta muntu ushaka kuzajya muri yaguhari kazanye ati jya ku
ahantu handitse evangeliste Sibomana Janvier uwewe wese ahita mitanza urumva atabyo arata tujyane kuri coding basaza kuramba password wagishoje ubu twaza